Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkabashyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero murabona dufite ibirayi, mwamwibaza ngo tugiye gukora iki? Tugiye gukora French fries cyangwa se potato chips cyangwa se chips zo mu birayi, ariko ntabwo ari za chips tumaze kumenyera ziriya dukata ari ndende. Uyu munsi tugiye gukora izindi. Rero ndabasaba ko mwabana nanjye intambwe ku yindi kugira ngo tujyane hatagira ikintu na kimwe kibacika. Ikindi abatarakora subscribe ndabasaba ko mwayikora, abayikoze mwese Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ubwo tugiye gutangira rero tugira gute dukata chips zacu. Ubwo mu bintu tuza gukenera, dukeneye akarape. Akangaka kano ushobora kubakoresha kano karape cyangwa se ugakoresha icyuma bisanzwe. Urabona ko kano karape kaba gafite nyine ahantu hatandukanye ho gukoresha. Ushobora gukoresha aha, ushobora gukoresha bitewe na design ushaka, ariko twebwe tugiye gukoresha ahangaha. Haracyaye ni ukuhitondera. Ubwo niho tugiye gukoresha dukata chips zacu. Ubwo turabigenza gutya, ufata n'ubundi kirayi ukagenda murabona ko chips ziri kuza zimeze neza. Nuko nkuko tugenda dukata chips zacu. Ushobora kuba ufite kano karape, utagafite nabwo bivuze ko rwose chips utazikora. Ushobora kuba wakoresha icyuma ukata, byose birashoboka. Urabona ko ibingibi ari byo byoroshye kurusha kano. Gusa umuntu kano kabangukira yagakoresha nta kibazo. Ntabwo nakata ibirayi byose, reka. Ubwo rero reka murabona ko n'ubundi dusa nkaho dusoje. Tugiye kurekeraho rero ku yindi step. Indi step rero turafata tissue maze gututa. Dufata tissue nakase nabi, ubundi tuyishireho gutya kugira ngo tubashe kuba twatwumutsa neza. Iyi process si ngombwa cyane, ariko bigaragara ni byiza kutwumutsa kugira ngo uze kuhita udukaranga nimva ntizitinde mu mavuta. Nicyo cyiza cyo kuba wadushyiraho gutya, bituma nyine bitanywa amavuta cyangwa se ngo bifinine no gufinina. Bon, tugeze rero igihe cyo gukaranga potato chips zacu. Abantu batinya amavuta ndabasuhuje. Amavuta aratwika mu kabyaramo, aratwika. Gusa icyiza cy'amafiriti ntabwo akunda gutaruka cyane. Nanone ataruka mu gihe uri kuyashyiramo nyine, ntabwo byamera nk'ibindi nk'amafi. Amafi yo byo birihariye. Amafi urayateka ugateka usinziriye utinya ko washya nyine. Ariko kuko twamaze kutwumutsa utu ngutu nta kibazo, ntabwo twapfa gutaruka. Abakunzi ba potato chips, uno munsi nabazaniye recipe rwose muri bukunde. Ntabwo biri burangire ahangaha, turacyakomeje.
rero nk'ibisanzwe ntabwo twahita duhindukiza nonaha, turategereza tubanze twumuke ho gatoya. Noneho biba byiza gukoresha akantu gato nka furushete kugira ngo tubashe kuba twaduhindukiza, tutaza gucikira mu mavuta. Ubu noneho twahindukiza. Byabinira ndi kuvuga, iyo umuntu atarebye neza agahita agacika, niyo mpamvu biba byiza umuntu ahindukije byumutse, twumutse tumaze umwanya cyane mu mavuta. Urabona ko harabura gato rwose. Ese nawe ukunda gukora uteka, hari abantu bakunda kubanza gutegura ibirungo byose, agakata ibitunguru, agakata inyanya, agategura utuntu twose nyine, ariko njyewe ndi nyuma ya kamera ndacyari gukata ibirayi ndacyari kubikata. Gusa hari abantu bakunda kubihuza byose, nafata umwanya wo gutegura ibirungo akagenda nyine akora ibyo agezeho. Niba ari igitunguru akagikata akabateka, akora n'inyanya, gutyo ubuzima bugakomeza. Murabona rero twabaye neza, murabona ko turi no gusa neza, ntabwo turi kugaragara muri kamera gusa twahiye. Asigaye ntabwo dukeneye ko kala ihinduka cyane, kuko n'ubundi turaza kuba twadusiga ibirungo. Kimwe n'uko uba udashaka gusiga wabirekera gutya, ukaba washyira wenda nk'akunyu kari kure, ariko wa munyu wa wundi wo ku meza nibyo biba byiza kugira ngo ufate. Murabona ko uba unoze. Wow, murebe ukuntu turi gusa. Ubu rero ugeze kuri ino etape, ushatse waturya rwose. Murabona ko nta kibazo, turi crunchy, turakocagurika. Gusa ubaye ushaka gukomeza, reka dukomeze tudusiga uturungo, turakocagurika pe, murabibona ko tumeze neza. Ubwo rero ubaye ushaka kudukoresha gutya nta kibazo, ubaye ushaka kudusiga ibirungo, reka mbere bireke ibirungo mwasiga kandi bikagenda neza kurushaho. Ibirungo nta bindi, turakoresha tungurusumu nyine nkeya, nafashe udupande tune. Ubwo rero turangana gutya, bigaturwa no tungurusumu zawe ziri kungana. Njyewe udupande twanjye nuko twanganaga, murabona ko ari tune. Nafashe tune, nanze ko byabamo byinshi, nazisekuye. Ubwo ndakoresha n'akamagi kongeregu na black pepper. Black pepper ndiye iri mu ishashi, ariko ni black pepper n'ubundi nkoresha n'akamagi. Ubwo mitekoresha na tomato sauce. Ubwo ku bantu bafite na sauce tomate nta kibazo, ariko njye nakoresha tomato sauce. Ubwo turashyiramo blue band cyangwa se butter ku bantu bakunda, cyangwa se cheese. Nandi ushaka kuvuga cheese, abantu bakunda cheese. Ngo turakoresha gakeya. Tungurusumu dukora rero ngo tutacikagurika, tugashyiramo akariro gake, ubundi tugende dusingiza.
twibagiwe black pepper nashaka tuyitereho gutya hejuru. Murabona ukuntu biri gusa, birasa neza, biri very crunchy, turakocagurika neza. Potato sticks zacu rero zamaze gushya, zimeze neza nkuko muri kubibona, ziri very crunchy. Abantu bakunda rero kuba bareba movie murabibona ko turakocagurika turakocagurika. Rero ntabwo injugu ari ikintu cyonyine wakoresha uri ku relaxinga, uri kureba movie, uri muri office, wagira gute, wakoresha na noise, wakoresha potato chips, ushobora waduteka, wadukaranga, ukadushyira mu kantu, agatekawe, agasorori, ukitwara mu kazi, ukajya wicara rwose uri kurya gake uri gukora akazi. Mwakoze rero cyane kubona nanjye intambwe ku yindi. Nizere ko muzabigerageza mukama feedback. Ikindi niba ari recipe mukeneye ko tuza kugerageza, mubishyire muri comment, noneho ubutaha tuzayibakorera. Mwakoze cyane, mugira ibihe byiza mwebwe n'abanyu. Imana ibahe imigisha.